none se muze koko ko wavuze ngo ufite imbaraga amajerekani abiri wayaterura? Eh, nta buterura nkabutwara gutya oya mu ntoki rwose ntacyo numva, ako kanya ahubwo aho guterura kamwe waterura tubiri. uko imyaka 40 none se Tubiri nyanzane muze zana amajerekani abiri aterura yazane rwose nyaterure ubireba ndayazana cyangwa ndayazana kuyondeyo nimba yaterura rwose kubuterura gutya ari bubiri ndabuterura gutya kuva ku myaka 81 yewe ko hari abasore se batayaterura muze abasore se baba bariye iki baba banyoye izo nzoga zabaciye intege, hari imbaraga baba bafite nta mbaraga mbese iyo ubarebye ubona nawe nta mbaraga bafite ntacyo baba bafite, ntacyo ni ukubona bagenda gusa afunga ikofe ngo yagutera ikofe kandi nta ntege. Inama nagira abatwumva rero, abanyarwanda bari kuri ino si muri iki gihe, Kagame ajya bivuga ko nta kazi katari akazi, yego nta murimo utari umurimo wagira icyo umarira umuntu. Kuwukora nk'uko tubiganiriye byose si ngombwa ngo ube wabikora byose, ariko kora kimwe ugishyizeho umutima, nk'uko uzi umuntu ashyira umutima ku mwambaro we akawumesa iyo abonye ugiye kumera nabi. Inama nagira urubyiruko, bakura amaboko mu mifuka ukumva uriya musaza wacu ibyo atubwira. Umuntu agirwa n'uko yakoze. yego Turahinga yego, yego ariko turiganana. Niba babonye ntabira ibijumba, umuturanyi abonye ntabira ibijumba nawe ahita abitabira, undi n'uwo hirya nawe agatabira. Niba mpinze ibishyimbo, undi nawe akaba yahinze ibishyimbo. Iyo rero twabisikanaga, buriya hari umugabo twigeze kuganira arabwira ati mu mahanga iyo uhinze ibijumba, uw'iruhande rwawe ahubwo ahinga ibishyimbo, yego undi wo hirya agahinga imboga, uwo hirya agahinga karoti. Ati ubwo rero iyo byaba byeze ugurana na wa wundi ukamuhaho nawe akaguha kuri bya bindi. yego Ati bigasayidirana. Natwe rero abanyarwanda turiganana, ntabwo turamenya guhinga tubisikana, kuko tubisikanyije numvise byagirira akamaro igihugu kandi tubihinga. muze mwiriwe nanone. Yego bongeye kwirirwa. nagutumiye kuri Mr Tech Rwanda, ubushize naragusuye uri gukora uturimo. Abantu batungurwa nuko ngo utarya amavuta. Kurya amavuta rero buriya si ngombwa, kandi iyo utari umubiri ntubura kwakira ibyo uriye. yego Amavuta rwose keretse ay'inka namye ndya niyo numva nkunze, naho aya ngaya yaje y'ubuto numva ari ugupfa kurya gusa ntacyo amarira. ndashaka ko tuganira ku bintu by'ubuhinzi bwa kera n'ubw'umuze, tukaganira no ku bintu by'ibihingwa byavuraga numvaga kera n'ibyo ubona bikiriho ubu ngubu. Ikindi ukatuganiriza no kubona abantu bo muri iyi minsi dukora n'icyo twahindura cyangwa se n'umuvuduko twakomerezaho kugira ngo dutere imbere. Yewe muri iki gihe barakora, abantu barakora rwose, n'ibintu birera, kuko barafumbira, imyaka ikera neza, nta kibazo. Ahubwo nuko babirya nabi gusa, iyo babibona nk'uko ari abanywa inzoga bakabijyana mu basahuzi b'abacuruzi babyigurira, bakajya kunywa izo nzoga bakavuga ngo ubwo ni abagabo ngo bari muri sizeni, kandi mu minsi mike ugasanga barashonje. ariko ikintu bita inzoga ucyanga cyane muze. Inzoga numva atangiye iruhande rwose, n'uyica iruhande, n'iyo uyinyoye yanciye iruhande numva umwuka wayo rwose utamereye neza. Aho ndagushyigikiye, ariko uratubwira n'impamvu kugira ngo abantu bakwigireho. Impamvu inzoga irasenya kandi irica. yego Icya mbere, amafaranga unyweje utaze ku nzoga bitwa no kuyatahari cyangwa ukayihera umukene, akayikoreshereza ibyo ashaka gukora. Naho ubundi inzoga urayinywa ugacya urumva urwaye ya nzoga, ubuzima bwawe butagenda neza. Ubwo rero ntacyo uba urimo ukora pe. yego ntacyo uba urimo ukora, ntacyo uba urimo ugeraho, ahubwo uba urimo wica iminsi yawe yo kubaho, iragabanuka. none se muze koko ko wavuze ngo ufite imbaraga, amajerekani abiri wayaterura? nta buterura nkabutwara gutya mu ntoki rwose ntacyo numva, ahubwo aho guterura kamwe waterura tubiri. uko imyaka 80
Mbese nyanzane muzehe zana amajerekani abiri aterura yazane rwose nyaterure ndayazana cyangwa ndayazana kuyondeho nimba yaterura rwose kubuterura gutya ari bubiri ndabuterura gutya kuva ku myaka 81 yewe 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 ko hari abasore se bataterura muzehe abasore se baba bariye iki baba banyoye izo nzoga zabaciye intege hari imbaraga baba bafite nta mbaraga mbese iyo ubarebye ubona nawe nta mbaraga bafite ntacyo baba bafite ntacyo ni ukubona bagenda gusa afunga ikofe ngo yagutera ikofe kandi nta ntege njye ko muri mu muhanda se baba bafite imbaraga muzehe aka ni uku ni amashusho ni ibipipo bya bindi by'abana bakinisha burya ntabwo nta ntege ubona nta ntege bafite kubera inzoga kubera inzoga yakora iyo yigize gutyo uravuga uti kiriya gikofora kinkubise cyampitana ariko iyo umuteye ijanja rimwe ahita akubita akabuno hasi kubera inzoga ukabona hakorwa iki nuko bazireka se bizabashobokera ko ari ibirori byabagiyemo barareba izino nama ariko barareba kino kiganiro ureba iki kiganiro akaba abona niyo ndeje azahura n'uwanyoye inzoga avuga ati wa muntu ibyo yavugaga koko nibyo yego yenda agira icyo yibwiraho ati koko bya bintu ni bibi nta munezero w'inzoga no kwiyica rwose muze ujya ubura mituweli n'ubu ejo bundi nzayitanga uku kwezi nigushira uzayitanga bivuga ngo mu igenamigambi ryawe mituweli nicyo kintu cya mbere mituweli nicyo cya mbere si indwara ngira ngo ndajya kwivuza ariko mu rugo abana bararwara umugore ararwara we nturwara ntabyo nzi ni ukubera iki muzehe ubuzima bumeze neza nta kibazo kwirinda ubwo kwirinda nka iyo ndwaye mfata imiravumba ngafata ikaritunsi bita kinuka ngafata ibibabi by'ikawa n'indimu ubundi ngafata isafuriya nkabishyiramo bakabicanira nkiyicarira hasi ku kirago bakanshyira ibiringiti hejuru bakamfukirana agasafuriya nkagatereka imbere yanjye ibimyira bikamanuka amarira akaza ibyuya bikaza nakumva ugiye guturika nkabijugunya nkabibindura nkabikuraho banteganyiriza amazi nkiyuhagira umubiri wose ubundi umuhungu nkinywera igikoma cyangwa nkinywera amata malariya ikabigira iragiye ubwo nibwo mvuga ngo narwaye malariya ubwo ni malariya uba urwaye abandi ko tuba turi mu kirago reka n'ubu byose muba mwabibonye ntabwo ibyo muba mwabikoze ahubwo mujya kwa muganga yego kandi kwa muganga naho birabafasha ariko ni ukoroherwa gusa ntikira burundu ariko iyo mbigize bibaye mu mwaka mara nk'imyaka 2 cyangwa 3 ntabyo bizitarongera kunzaho noneho mu minywere yawe ni nk'ibiki ukunze kunywa muzehe mu minywere yanjye ninywera igikoma cy'amasaka bakashyiraho agasukari gakeya yego ariko nabwo bitari buri gihe nkinywa nka rimwe mu cyumweru nkanywa ako gasukari buri nkinywa nta sukari gifite ubwo bivuze ngo abantu bakunda isukari bayigabanye isukari bayigabanye iyo ngenda mbona abantu imibyibuho yiyongera mu Rwanda ukibaza biterwa n'iki ubumuga n'ayo masukari ubibona ute ni iki kibitera ukurikije ubunararibonye bwawe ubunararibonye urebye ni ibiryo barya birimo ayo mavuta atafite umuntu agira ireme yego bikabihutisha mu gukura no mu gushisha ubwo mu minsi mikeya akaba ubuzima bwe buragiye yego ubona uburyo muri iyi minsi urabizi ko ibiciro bya esanse biri hejuru ubona abantu bagenda n'amaguru cyangwa ubona gutega byarakomeje yewe gutega byabaye bikeya abantu byaragabanutse uzi ko hari ahantu nari ngiye kujya nkabaza umumotari wankura nkaho ukanyeza hariya kuri angahe ngo ni 1500 yego 1500 se kera ko twabiraga hariya hano icyarwa tujya mu mujyi tugatanga 500 ujya mu mujyi ukagera kuri gare 500 baguca menshi ngo ni 600 none ubu ngubu ni 500
urabona twakora iki rero muri iyi minsi kugira ngo kuko leta yashishikarije abantu kugenda n'amaguru, ikindi bashishikariza gukora cyane kugira utwo turima tw'igikoni, ibashishikariza kuba bahahira hafi, ku buryo nimba uzi umuntu ufite imyumbati wagenda akayiguha, ukaba wamuha ibijumba nawe wahinze. Ubona wowe mu jisho rya mukuru ubona bakora iki kugira ngo ibi bihe tubinyuremo tutabayeho nabi, kuko burya iyo haje ikibazo mushaka igisubizo. Urabizi mu guhinga rero twebwe abanyarwanda ntituzi guhinga. Turahinga yego ariko turiganana. Niba babonye ntabira ibijumba, umuturanyi abonye ntabira ibijumba nawe ahita abitabira, undi n'uwo hirya nawe agatabira. Niba mpinze ibishyimbo, undi nawe akaba yahinze ibishyimbo. Iyo rero twabisikanaga, buriya hari umusaza, hari umugabo twigeze kuganira, arabwira ati mu mahanga iyo uhinze ibijumba w'iruhande rwawe ahubwo ahinga ibishyimbo, undi wo hirya agahinga imboga, uwo hirya agahinga karoti. Ati ubwo rero iyo byaba byeze ugurana na wa wundi ukamuhaho nawe akaguha kuri bya bindi. Ati bigasayirana. Natwe rero abanyarwanda turiganana, ntabwo turamenya guhinga tubisikana, kuko tubisikanyije numvise byagirira akamaro igihugu, kandi tubihinze mu Rwanda tukabikora, tuzi gukora, u Rwanda rwahita rukira pe. Tuzi gukora, ko niko kantu ubona tutaramenyamo kubisikanya, ntituhinge bimwe twese, tugahinga bimwe twese. Ntabwo ari byiza buriya, ntabwo ari byiza. uhinze ibishyimbo undi agahinga amashaza, undi agahinga ibigori, undi agahinga ibijumba, undi agahinga imyumbati, undi agahinga amashu, karoti, gutyo. Ntaguciye mu ijambo, usanga mu kwezi guhera mu kwa gatandatu, kwa karindwi, kwa munani, inyanya ari nyinshi ku isoko. Usanga ari nyinshi kubera iki? Uravuga mu Kingo niho inyanya ziba ziriho amafaranga, ubu barimo bayatera, riravuga barimo barabagara, barashyiraho imiti, ariko icyo gihe niziboneka zaba zifite n'undi yazifite n'undi yazifite, usange zaba nyinshi ku isoko, nta mafaranga ariho. Yenda bazareba iki kiganiro abantu benshi, nanjye nahoze mbitekereza ko nzakora ikiganiro nk'icyo, aho abantu batagakwiye guhinga inyanya mu kwezi kwa gatanu bose. Urangiye mvuga ngo n'uwahinga ibigori kuko biba bihenze mu gihe cy'izuba, biba bihenze, ariko usanga twese twahinze inyanya. Buriya muri cya gihe cy'inyanya, bariya bahinze inyanya wihingiye umurima w'ibigori cyangwa amashaza, icyo gihe muri icyo gihe bikaba byeze, abandi bafite za nyanya, wasaza urumva nta kintu aba yitaye. Turimo turatanga inyigisho ariko, yego rwose. Ariko natunguwe no kuvuga ngo waterura ijerekani, ndaza kuguha amajerekani muze. Ubunyegereza rero ko ndamubagayura. None se nk'ibintu bita imyenya muze. Umwenya uvura inkorora cyane. Umwenya nakunze kumva abantu bawuvuga, nanjye ndawutera, ariko nubwo nawuteye igihe uryohera mu cyayi. No mu cyayi buriya kugwa mu cyayi rero ugabanyije amakara ya sukari, ntacyo bigomba kugutwara, si kimwe no kunywa isukari gusa hatarimo umwenya. Ni nk'ibihe biti rero cyangwa se ibyatsi ubona bikiriho abantu bashobora gukoresha bikabagirira umumaro? Ese kera ko twabiteraga ku rugo, umuravumba twawubakishaga urugo, yego, ukaba ku rugo, nta rugo wasangaga rutariho umuravumba. None ubu rero nabyo mu minsi mike nawe uzacika. Yego. Ubwo imibirizi, ibiti bita imibirizi, ndabizi, nabyo byavuraga inzoka. Ubwo indi miti za bambuba, ubwo yewe n'ibintu n'ibiti n'ibyatsi byo mu kabande, biriya bita ngo ni ibikirakenja, byaba ari ibikirakenja, igikangaga, biriya bakuramo, kera twakuragamo imihotora tukubakisha. Imihotora nayo twarayihekenyaga, warahekenyaga ukamira utuzi twawo, inkorora ikagenda. Ubona twakora iki rero kugira ngo, kuko icyo uvuze n'iki kirakomeye, hari ibiti bigenda bicika, n'iyo myenya nuko nk'abantu batangiye kumenya ko bakayihinga, igira akamaro, bakayitera mu rugo, ariko ubundi yacika ku gasozi, kuko ku gasozi se hari ahakiboneka ko hose basigaye bahahinga. Twakora iki rero?
umuntu yagira akajaridi iyo umuntu afite aho akorera nko mu rugo rwe, aremera agafata umurongo w'akajaridi, irimba rimwe akarishyiramo nk'uwo muti, ahandi akaba yahakana akagateramo imboga, kandi akagateramo izindi mboga, gutyo ukagenda ubinyuranye. ahandi ukajya iyo miti ukayitera ukaba uwufite, wakumva uhindaga ngo ukafata ukiyambaza uwo muravumba cyangwa se ako kantuza twariho tuvuga umwenya, uko umwenya, umwenya, umuravumba, umubirizi, iyo miti rwose kera yatugiraga akamaro. N'amaganga y'inka yaravuraga. Yavuraga iki? Amaganga y'inka yavuraga buriya abana bavuga ngo baragwingira. Amaganga y'inka bayinaga abana mu gitondo akazuba kavuye, bakamwina akajya hariya akituma rwose mu nda akaheza, yamara kuheza bakamuha amata, bakamuramiza amata akagwa amata, ubundi bakamuha ibyo kurya, umwana ugasanga arasimbuka. Ariko ubu ntawayagufata, ntawayanywa. Ubuse ko tunywa imiti yo kwa muganga. Ariko tutabiciye ku ruhande byo, hari ibihingwa ubona ko byafasha abantu nk'iyo myenya. Ikindi navuze ngo utuganirizeho ikintu cyo gufumbira muze imirima. Ubu ubutaka bwabaye butoya. Nese nimba ari buto dukora iki? Erega njye mba mvuga ngo nimba ari butoya twishakemo ibisubizo. Gushaka ibisubizo rero uko ubufite, mbere na mbere watunga amatungo magufiya. Yego. Uhereye ku nkoko, yego, inkwavu, ihene, inka zo ntiwabona aho uyitungira kuko ntiwabona aho uyitera ubwatsi nta nk'ikigirisha ku gasozi. Yego. Ubwo uketse uri umuntu ufite ahantu, ufite nk'aho ukora uduterase 3 4, ukaduteraho urubingo, ukajya wahirira iyo nka. Wari uvuze ku kintu cy'amatungo magufi. Amatungo magufi yo wahera ku nkoko, inkwavu, ingurube, ihene, n'intama. Yewe n'intama zisigaye zitungwa, ukayitungira mu rugo ukajya yahirira utwatsi ukayiha, nayo ikamera nk'ihene usanga nta kibazo ifite. Yaguha ifumbire. Aho ukabona ifumbire. Reka buriya dukora ikiganiro nk'iki, iyo uvuze amafaranga abantu babyumva neza. Buriya nk'inkoko ibigura angahe muri iki gihe muzehe? Inkoko muri iki gihe, inkoko y'isake ubu ngubu iragera mu 8,000. Yego. 9, 10 se. Yego. Urukwavu rukagura angahe? Urukwavu rurimo 5, 6. Yego. 7. Ufite inkwavu 10 urumva amafaranga ari? Urumva amafaranga ari. Ihene igura angahe ubu ngubu? Ihene isigaye igera mu bihumbi hafi 100. 100. Ufite ihene 10 miliyoni yaba ihari. Iyi rwose. Ubwo urumva ko imikorere irahari. Imikorere irahari, ufite aho uko ubigenza, ufite aho uzororera, ufite uko. Ariko iyo tuvuze korora, usanga twavuze cya kintu cy'umunebwe nacyo turaza kukivugaho. Ndabyemera, harimo abantu badafite aho bakororera, hari n'abafite aho bakororera batabikora. Iki kiganiro niyo mpamvu mba nakuzanye ngo tuganirize. Ubwo urumva ugakomoje uta abantu bakorora amatungo magufi, nanjye numva nagakomozaho. Iyo tugiye mu mafaranga urumva amafaranga arimo. Amafaranga arimo, kandi nawe ukaryaho bikagutunga nawe ukagira icyo bimarira ubuzima bwawe. Ufite inkoko ntiwabura kurya igi. Yego. Kandi igi rifite akamaro umubiri. Ufite ihene ntiwabura kuryamo imwe ngo iya kabiri uyigurishe. Yego. Kuko ihene irabyara 2 cyangwa 3. Ubwo ufite ingurube ntiyabura kubyara ngo worore imwe, izindi ugura inyama urye. Yego. Iyo ufite ayo matungo, ufite byose, kandi ku buzima bwawe n'abo utunze bukamererwa neza. Yego. Umutsima se urawurya ukawurya umaze icyumweru bimwe numvaga kera muzehe. Umutsima w'amasaka se uzana uruhumbu, ukajya kuwurya ukawukaraba, ugafata amazi ugakaraba ukawuhanagura rwa ruhumbu rwajeho, ubundi ugafata akuma ukawukeba, ubundi waba ufite ubuki bwawe cyangwa amata yawe ukirira umutsima ntacyo witaye. None se umutsima ushobora kurya umaze icyumweru? Gute se? Umutsima w'amasaka umara icyumweru nta kibazo pe. None se wowe urya ubikora? Utabikora, ntabikoze se naba ameze gutya, nagira imbaraga nk'izo. Bakakuvugira umutsima w'amasaka? Amasaka
ukamara icyumweru ukamara icyumweru hariya ntibisanzwe tuwurya yampaye niyo mpamvu ukomeye wa mugani muzehe bawushyira hariya haba hari igiseke cyawo bakawushyiramo ubundi bakajya bakataho igipande umuntu akarya cyo kozegera barajya ntabwo ugaga se nta mugaga ukibugira ntabwo iyo bufashwe neza nta kintu buba rwose urabupfundikira se oya ubupfundikiye waba ugiye kubwica ntange nzabikora ndebe ushyira mu gaseke kawo ukawutereka hariya utawupfundikiye nta kibazo ubaho mu buryo butangaje ugiye kuwupfundikira wa mwuka niwo uwica urawureka ugahumeka ukawurekera ku nkoko ukajya kubanura uwushyira muri cya giseke kakebo wawuteganyirije umaze guhora yego ukiberaho nta kintu muze tugira inama dusoza ikiganiro n'ubundi tuzongera tuganire kuko ndashaka ko tuzagenda tuganira mu bintu bitandukanye kuko abantu burya kwiga ntibihagarara ariko nk'ubu inama watugira ukurikije ibyo tuganiriye kugira ngo abantu bakomeze babeho abanyarwanda tubeho dutere imbere n'aho wagiye ugenda nawe nabyo tuzabigeraho n'ibiki inama nagira abatwumva rero abanyarwanda bari kuri ino si muri iki gihe Kagame ajya bivuga ko nta kazi katari akazi yego nta murimo utari umurimo wagira icyo umarira umuntu kuwukora nk'uko tubiganiriye byose si ngombwa ngo ube wabikora byose ariko kora kimwe uyishyizeho umutima nk'uko uzi umuntu ashyira umutima ku mwambaro we akawumesa iyo abonye ugiye kumera nabi ugikorere ugishyireho ako gafumbire ujye ugikorakora buri gihe kikumve iruhande rwacyo icyo ari cyo cyose kandi ikintu cyose ni nk'amatungo nta kantu wambwiye ngo yigeze avuga Kagame hariya ngo umugani yaciye n'uwuhe yaciye umugani avuga ngo nibagira Kagame avuga ko uhinga mukwe atiganda adasigana ni uko kutiganda nyine ntiwiganda kandi ntusigana kuko ni wowe uba wikorera ubwo rero iyo ugakoze neza ukakajya nk'uku ku mugoroba ukakajyamo ukakorakora ukabagaramo utwatsi imyaka nibura kumera neza rwose ubwo uzagira umusaruro ndetse usagurire n'isoko ariko kubera ubutaka buto ako ukoze kose muri ubwo butaka ntugaterere ngo nteye imigozi ngo nzajya guhura nayo ngo njya gukura ibijumba n'imigozi irabagarwa kera babivugaga ngo inkorabusi ibagara ibijumba niko twacaga umugani ariko ubu ibijumba birabagarwa imbuto izo ari zo zose ukazibagara ukajya uzijyamo ugakora hariya ukongera ugakora hariya imyaka usanga imeze neza ukabona umusaruro uhagije yego urakoze cyane tuzongera tuganire kuko abantu bagomba kujya biga tuzareba na za nkoko zawe tuganiriza uko worora turebe uko uhinga ibigori kuko n'icyo kintu cya mituweli ku buryo abantu bumva ko mituweli ari cyo kintu ari ingirakamaro ibyo byose tuzagenda tubiganira muze none se ni nk'ihe nama wagira urubyiruko inama nagira urubyiruko bakura amaboko mu mifuka ukumva uriya musaza wacu ibyo atubwira umuntu agirwa n'uko yakoze yego imirimo kandi iriho ari myinshi ejo bundi nanyarukiye i Kigali ngiye kuhareba umwana wanjye uhari usanga abantu barafite inkweto ku mihanda reka barazigendana ku maboko bazambaye ku rutugu abandi bagererana utuntu mu ntoki ngo nimwakire nimugure biriya nabyo bafite amatelefone bafite iki ubunyobwa reka n'amagi byose babirunza yego nibyo kubicuruza ariko bajya bibuka ko no gukora imirimo yo mu rugo yo guhinga nayo igirira abantu akamaro yego biriya nabyo iyo babikomeje babikuramo kubeshya no kwiba kuko ari benshi cyane kuko ari benshi cyane kandi siko abantu bose babigura bigurwa na bake aha harimo abantu ubwo inama numvisemo ni uko wabonye ko ni byinshi cyane ni byinshi cyane kandi ni benshi kandi bigurwa na bake siko abantu bose babigura ubwo inama nabagira ni uko bajya bamenya ko no gukora imirimo yo guhinga nabyo bifite akamaro bitunga mbese bitunga umuntu
ikibazo urubyiruko ruba rushaka kwigira rwigira muri utwo tuntu two ku muhanda nyine tubaryoheye tw'ako kanya twa fyofyo. reka muze birimo mu cyaro ko bavuga ngo iragora se nawe nanjye njya mpinga nyine ndabizi ibyo urabitubwiraho iki? Guhinga si ukuvuga ngo uririrwa uhinga cyangwa ushobora kuhinga n'amasaha abiri ejo ukongera ugahinga ndabiri ejo ukongera ugahinga ndabiri bikakugirira umumaro ubihinze ubikunze ukoresheje ya fumbire ugatera za mbuto uko twahoze tubiganiraho byakubeshaho pe. Yego. Icyo inama tugiriyemo ni uko amahirwe atari mu mujyi gusa, ariko nanjye ibyo nabyemera muzehe ko muri iyi minsi ibiciro bya esanse byazamutse usanga umuntu uri kuba hari umuntu we uhinga. Hari umuvugabutumwa uherutse gusanga avuga ngo abantu bari i Kigali baturutse muri Butare cyangwa se baturutse Cyangugu cyangwa ati bagiye gutaha nta n'imodoka babonye ibapakira ibageze iwabo kubera ko ntacyo bafite bayiha. Ati kubera inzara igiye kuza ikabita abantu ikababuza imbuga n'umugezi kubera ibi by'intambara ziba hirya no hino. Izo ntambara ziri hirya no hino n'ibikoresho none se azaba afite amafaranga 5,000 kugera hano i Butare ni 5,100 ari 5,100 azabiha imodoka azabona imodoka ayiha ubugezi no ahubwo azabugira impamvu akaza n'amaguru. Bivuga ngo nubwo tuvuga ngo ubutaka ni butoya ariko hari igihe unyura n'ahantu ukabona ntihahinze kandi watugira inama y'uko twakodesha. Umuntu yakodesha ukodesha biroroshye biroroshye wahingira umuntu ukajya mu itsinda yego wajya mu amatsinda ariho rwose wakora umwaka umwe mu wundi ukaba wahinga n'isambu y'umuntu rwose. Urakoze cyane abakunzi bacu rero twari twatumiye muzehe kugira ngo tuganirize uko abaho. Mwabonye ko aterura amajerekani 2 kandi hari urubyiruko rutayashobora. Inama tugire nuko dukura amaboko mu mufuka tukarangiza tugakora tukamenya ko amahirwe atari mu mujyi gusa, amahirwe no mu cyaro arahari hose. Ingero niho muri ibi bihe esanse iba yarazamutse kubaho ntabwo biba byoroshye, ariko ikindi basaba ni ukugira ngo dukore subscribe, dukore like na share. Ikindi tujye dusangiza bagenzi bacu bene ibi biganiro. Umuntu arangiza kwiga segonderi cyangwa primaire akavuga ati kwiga birarangira, ariko kwiga ntibirangira. Nibi tuba turimo no kwigisha nubwo biba bimeze nk'inkuru mbarirano, ariko ubundi ni ukwigisha. Tuzagenda tumutumira mu bihe bitandukanye. Muzehe ndagushimiye, abakunzi ba Mr Tech Rwanda nabo baragukunze, nanjye ndakwifuriza umugisha muzehe no kurama rwose tuwusangiye. Urakoze cyane. Ndabona